abana batatu uretse ko ari umugabo umwe mu by'ukuri uretse ko bavuga ko nyir'urugo yapfuye umuntu akarakara dufite abantu hano bubatse bavuye mu burayi Imana babagabo njye sinigeze njya gutega nabaye indaya Feredina mba n'indaya y'umugabo wambyaje abana batatu abo bagabo ndabemera nanabyatura kuko nta nubwo njya nta nubwo naranabyatuye mbere y'uko nza hano nabanje kwihana wenda nzi umugabo umaze imyaka 7 y'ibana nta mugore namusanganye hano mwambuye nk'ibivugwa umuntu umaze imyaka 7 y'ibana muri iyo myaka 7 hari ibyo yariye hari ibyo yanyoye hari ibyo yangije hari amafuti hari ibiki umuntu wese utazi Kristo ndetse n'umuzi nawe amafuta arayakora ibyo urukundo biza mbere cyo bizanye yes aya makuru akimara kujya hanze ndumva nta masaha 48 yari yashira haje indi nkuru izamwe n'undi muntu nawe igitsina gore umuhanuzi uvuga butumwa bwo ati mfite icyuma mfite abantu iwanjye nyoboye banyizera uyu nawe yararimo mu bantu twabanaga ati kandi uyu muntu twari dufitanye ubukwe mu kwa gatatu yansezeranyije ko azandongora ndetse sino kundongora twabana gatumaranye imyaka 2 ngo none bigeze cyagiye uwo muntu yakaba ari gusarura numvise ngo yitwa Sandrine Mutesa isafatira aramwishire cyangwa se babyita ngo gupapura mu kinyarwanda cyacu cyo ku mihanda ngo ubaye nk'upapuye basa niko bimeze ukuri no kuhi cyane ko wenda nzima no kujya hanze wowe wagize umwanya wo kwiganirira na Feredina ukamubaza amakuru yose ko byagenze usanze uri umuntu amuzi wowe se wari umuzi mbere yuko aza no ku mihanda byagenze bite njye ukuri kose ndagufite bo sinjya ndwana n'ikinyoma ugembitse ukuri yaba ukuri kuri mudamu ndagufite ukuri kwa Feredina ndagufite njye sinigeze njya gutega nabaye indaya Feredina mba n'indaya y'umugabo wambyaje abana batatu abo bagabo ndabemera nanabyatura kuko nta nubwo njya nta nubwo naranabyatuye mbere y'uko nza hano nabanje kwihana uyu Feredina yamusanganye icyo cyumba agenda agiye gusenga agezeyo simbizi neza ukuri kwanjye mfite ukuri kuri muri ibi ndakuzi n'ikinyoma cyambaye ubusa buri ndakizi ngewe mfite ama message mfite ibintu byose narinzi ko ukuntu nge narimo umugabo yakira agakiza ntabwo nari kumubaza umubare w'ibyaha yakoze nabo babikoranye nk'ibindeba nta n'umuntu inshuti yanjye y'amagara yanyitaga mani sibyo mbabwire ibi bintu niyo mpamvu nabyitondeye hari abanyanze ngo ntingwa abantu zibanyanze abagize gute oya ibyo bintu byose ko yabimwandikiraga undi niko yabimpaga bo barumva ari uko byagenda ese umuntu uvuga ko ari we wishe Rusagara se wowe uraza ukavuga uti umuntu namumanuje amafoto y'umugabo wa mbere n'undi mubwira ko batari bubane n'undi wamwishe ikigaragara untukanuke uhanura ubuhanuzi bwo guhimba buhimbe Kristo n'imbaraga zawe bamerere irindi banga ibyo ari biteganyije gukorwa ntago ari byo byakozwe ubundi yari timu y'abantu 5 ndashaka gusubiza nk'umudamu aho niho ruzingiye urasubiza iki Sandrine ikintu musubiza niba koko nawe yarazi ko Uwiteka aramuhemba muzaragiye nkuko nanjye mpembyemo akabyiringira ntibisohore kuri we n'igikomere niba hari ikintu mwishyuza cyo mu gikari undebe twabivuga nawe nk'umuryango akakikwishyura cyangwa namwihamagara bimwe niba ikibazo ari uko yagiye atagusezeye ndagusezeye mu izina rye nk'umugabo twasezeranye bye Feredina n'umugabo Mutesi uraje wumva umurongo bashiza bose niba kuko ari abakristo banyaho batwigisha ibintu bazi najya nkubwire ngo bara bose dukurikije ibyo Bibiliya ivuga ni indaya n'abasambanyi simuvuga ngo ndabatutse ni ijambo ry'Imana ribivuze bitewe nuko
bo baza batwigisha iby'agakiza k'agasirimu, none ijambo ry'Imana badusomeye akaba atari ko ribisobanura. 18 haravuga ngo umuntu wese usenda umugore we akarongora undi abasambanyi. Urumva Fredina ukuntu Fredina ari indaya, ari umusambanyi. Noneho uraje wumve bariya bagore ukuntu nabo ari ba maraya bigendera abasambanyi. Kandi nucyura umugore usenzwe n'umugabo we aba asambanye. Umuntu wese usenda umugore we akarongora undi abagize ate abasambanye. Kandi nucyura umugore usenzwe n'umugabo we abasambanye. Urumva ukuntu bose ari indaya zigendera. Nuko bishatse kuvuga ngo nta mugore wemerewe kuba wasendwa ngo ajye gushaka yarasenzwe na wa wundi bari kumwe atarapfa. Ubundi batandukana n'amategeko iyo wa wundi apfuye. Iyo akiriho abakitwa umugore wa runaka. None aba bose aya mategeko baranayasomerwa, ariko biratangaje kumwe ari kuza agasubiza undi ngo buriya rero ngo runaka ngo n'uwanjye na runaka n'uwanjye. Nawe si uwawe, ukuntu atari uwawe. Iyaba ari umugabo wawe wa wundi, niba mwese muri abadivorce, mwese muri abasambanyi. Ariko mwumvishije umugore Sandrine ibintu ari kuvuga we ngo yabaye ngo indaya y'umugabo we wa mbere ngo byanyi gatatu ngabane indaya Fredina. Uzi yuko nubwo ari kuvuka nguku akaba yemera ko ari indaya no kubyatura, bamubwiye ngo bamusubize uriya mugabo Fredina wa Mutesi yabyemera? N'ubundi ntabwo yaka kuba indaya, yavuga ati nimume mwakabaho murakabyara. Nicyo kibazo cy'abantu b'iki gihe. Ariko gute umbwira ngo umuntu yatunze icyumba, yafonze icyumba yigishiriza nk'abantu by'ijambo ry'Imana, azi iby'amategeko, uko amategeko avuga y'Imana arabizi, yarangiza agafata babana ashumbye agashaka kugira ngo bamusambanye. Mu by'ukuri wowe ubaye uri umwigishwa, uwo muntu wamwumva kuvuga kubwira. Nge kuri Pastor Mutesi nawe aragira ati niba ngo amabanga yabo nari nyazi yose, ngo niba ngitamuhembye ngo umuzungu aragiye ngo nk'uko ngimuhembye da ngo yihangane, ngo ariko ngo ubu ngubu ngicyo amushakaho ngo bavugane, angamusange mu gikari ngo bavugane. Ese ibyo bari buvugane mu gikari atamubwira ahangaha ngo abimenye, undi nawe ajya kubifata niba ari n'idena murimo n'ibiki? Ubwo mba numiwe. Kandi ese uko nshingiye ko Sandrine nawe ari kwemera ko ari indaya, Pastor Mutesi we buriya we ni iki we? Niba mwasomye ijambo ry'Imana mumbwire buriya ni iki? Ndaje bose ndabereka ingingo ibatsinda. Narababwiye ngo batwigisha iby'agakiza k'agasirimu. Na agakiza k'agasirimu batwigisha ni iby'agakiza k'agasirimu, ntago batwigisha agakiza nyagakiza. Nimba kubwira uko nguko ubyemere nk'ukuri, uraje urebe ukuntu batwigisha iby'agakiza k'agasirimu n'abantu basomye Bibiliya. Reka twumve ikintu kiri kuvugwa mu ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana tubwira ngo ntihakagire n'agace na kamwe k'inyuguti kakurwa ku mategeko y'Imana yanditse cyangwa se Mose yanditse, ngo naho kugira ngo bikurweho. Reka wumve ukuntu havuga muri Luka igice cyaho cya 16 umurongo waho wa 16 uravuga ngo amategeko n'abahanuzi byabayeho kugeza igihe cya Yohana. Uhereye icyo gihe niho ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana bwigishijwe. Umuntu wese arabutwaranira. Urumva? Noneho dusome 17 ukuntu havuga. Icyoroshye nuko ijuru n'isi byashira kuruta kw'agace k'inyuguti imwe yo mu mategeko kavaho. Icyoroshye nuko ijuru byashiraho kurusha uko agace k'inyuguti imwe konyine kava mu byahanuwe. 18 dore impamvu niba Fredina yarafite umugore bakaba badivorushije,
wa mugore yagikeneye wa mugabo. Wa mugore we nawe niba nawe Mutesi, niba hari undi mugabo ukiriho akaba mwarigize kubana mukamwatandukanye, akaba uwo muntu we akiriho we ataranapfa, nawe uri umusambanyi, kuko wa muntu mwakoze divorce ariko niyapfuye ariho. Iri tegeko niryo rikuboshye rero mu byo mwakoze byose. Naho ubundi bisanzwe by'ubukwe bwo, ubukwe mwabukora mukidagadura, n'ubundi ibyaha biraryoha. Nta n'igihe ibyaha bitazabaryohera. Ibyaha biraryoha, n'ababikora bikora bumva biryoshye, n'abasambanyi basambana bumva biryoshye. Ntabwo umuntu yabuza kubikora pe. Ariko ngiye mpagaze ku maguru yanjye abiri ngendeye mu kuri ku ijambo ry'Imana. Ntabwo naza mbabwira ngo ibyo mukora nibyo mukuraje. Yego yaba kuraje ku giti cyanyu, atari kuraje nabateyemo. Kuko nabaze kubona ko agakiza mwigisha abantu ari akagasirimu, kuvuga ngo nta mpamvu nimwe kubaho umuntu ngo ari wenyine, kandi mwaje mudusomera ko iri jambo tugomba kurikurikiza. Kuki mutarikuyemo iyi mirongo mugende muyikuramo, mugende muyisimbuka? Niba rero twarabisomewe tukamenya yuko umuntu ucyura umugore wundi bamusenze abasambanye, ubundi abantu bagomba gutandukanywa n'urupfu, cyangwa se wenda umwe banatandukanye byo gushaka umutekano, umwe akaba ari aho undi ari, ariko nta wundi wemerewe gushaka. Niza mutubwira ngo ibyo mwakoze ngo byemewe na Kristo, ngo n'Imana yabyemeye. Iyo Mana yivuguruza mu byo yanditse ibaho, koko mujye mutubwiza ukuri. Niya Mana yabivuze muri cya gihe cyaba Yohana, ubu ngubu bitakongera ngo bisubiremo. Kandi ibyo mudusomera tuzabigenza dute? Tuzabireke? Nibyo mudusomera, nibyo mutubwira, ariko yose biranangaza. Sandrine nawe rwose we ararira gatokombera ati yego runaka, ati yari uwanjye, yari uwawe se kino wawe undi ukubyaje batatu, ndawe kutamwemera. Ariko ubundi ubyana n'umugabo gatatu, nyuma yaho ukajya uca ku ruhande ugasambana n'undi muntu, ubundi ubwo buri umugore nyabaki. Mubyaranye gatatu uri guca ku ruhande ugasambana. Ayo niyo mpamvu abantu mwigize inda mugira ba mabesho, muva mu ngo zanyu mukajya kujya mu ngo z'abandi kugira ngo muzisenye mubone iby'abandi. Uriya wahemukiraga yari umugore, urumva? Uriya watandukanye na Nuza na Ferdinand yari umugore uri guhemukira. None nawe baraguhemukiye, urarize, uratukombeye, amaso abaye umutuku. Hamwe rero nawe wumva icyanga bitewe nuko wawe wabikoraga uzi kuri guhemuka. Noneho uhuye n'abakurusha imbaraga, bakurushije iki? Bakurishije ubukaka, bakurushije imbaraga, nawe barakwemeje. Ubwo se uravuga iki? Uravuga iki hejuru yuko wakoze ibintu nka biriya bikora mu ibanga, witwikira izina ry'Imana ngo urabasengera, ngo bakamenya iki? Bakamenya Imana, warangiza ukabigisha n'amara. Ubundi iryo senga ni isenga nyabakiri ivanze n'ibyaha. Kandi iyo mpamvu muri Yesaya hari igice 50 igice cya mbere hari kuvuga ngo abantu mwivanze n'amoko muhaterana mugatana n'ibyaha, mugatanga ibitambo by'inuza, Imana itishimira. Iki Imana ishaka ni imitima imenetse iri guhindisha umushyitsi n'ijambo ryayo. Naho ibyo muzana mukazana ibyamva he ndajya he, mugaterana usibwo mwamara gusenga, harangiza mwamara gutandukana, wowe ukajya mu buraya. Kuko nanjye ndi umukristo wumva ibyo wigisha, ntago nakumva ibyo mbwira. Naho nafite gahunda kuzana umugore wese nakuzana, navuga ati uyu muvuna muheta azajya anyihishamo, agenda sambane, ambwire ko yari ari kuyobora ibyumba runaka, narangiza aze bamugize injumbura. Nanjye ntago nakujyana Sandrine, ntago nakujyana pe, ntago nakujyana. None rero ya Mutesi aguteye iki? Aguteye w'inyuma, agutsinze igitego, agutwaye umugabo nubwo nawe utari uwawe. Ni kenshi ubuhanuzi bwagiye buvuga ko tugiye kuzabamenya, tukamenyera ku mbuto zanyu. None niyo mpamvu turi kugenda tubamenya gake, tugenda tubamenya nuko mwitwara, nuko mugenda, ugasanga ibyo mwigishaga naho bihure nuko mwari muri. Mukomere cyane rero rwose, mwihangane, nabango mwihangane. Tubanje kubasuhuza rero mwebwe mudukora subscribe, share na comment kuri YouTube channel Josiane Official. Abantu mwemeye kwiyandikisha kuri uyu muryango Josiane Official, Imana ibahumugisha, isubize aho mwakuye. Kuko kuba ndi kuzamuka mwanyeze kubara kubasabu 940 n'abandi ni mwebwe mbikesha, kuko mwaramfashije. Muri babandi batanga batimana, muri babandi bumva umuntu yazamuka, ntago nabura kubashimira. Rero dukomeze tugende twumva ibiganiro
icyo bishatse kuvuga kandi duhugurane iyo tugomba guhuguranaho. Naho iby'aba bantu bo bose uko ari batatu nakubwira ngo bari mu gatebo kamwe bitewe n'uko ijambo ry'Imana uko tubwiye ko nta nyuguti n'imwe igomba kuva ku by'Imana yandikishije cyangwa se yanditse umugaragu wayo Mose yanditse. Bityo rero iri jambo bose rirabareba kuko nabagize gute bose n'abadivorce kandi barasenzwe abandi barasenda. Bishatse kuba ko bose ari abasambanyi kandi nimunjyane muri ribo ngo nabatutse kuko ndi ijambo ribivuga nimwe mwabanje kuridusomera. Sawa murakoze mukore subscribe share na comment maze tukomeze tujyane.